ni radio y'Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ni umwanya w'ikiganiro Agasaro Kaburaga, umwihariko wa muri sanga, ikiganiro mutegurirwa kandi mugezwaho nanjye Venuste Nshimiyimana. Ikiganiro cy'uyu munsi kirabimburirwa n'inkuru mwumvise hano ku Ijwi ry'Amerika y'umwana w'umuhungu watoraguwe mu mirambo mu mwaka w'1994 mu Nkoto za Kinyambi ahahoze ari muri Komini ya Musambira. Niwe warokotse wenyine kwa se na nyina, yarezwe n'abagira neza bamutoraguye baramukuza akura atazi umuryango we. Nyuma y'imyaka 28 binyuze hano ku Ijwi ry'Amerika mu kiganiro Agasaro Kaburaga abona umuryango we, impundu ziravuga, arishima. Yishimye cyane. Ntabwo nabyumvisha ko ari njyewe hari wabonye umuryango. Ariko ni byiza, ni by'agaciro kugira aho ukomoka. Ni byiza, imyaka yose nemaze ntagira aho nkomoka, aho meze nkaho ntafite aho mba, nubwo umuntu yagaho mu gihugu ariko umeze nkaho utazwi. Ndumva nishimye ku buryo nahuye na ba masenge narababonye, nahuye na abanko bose narababonye, abenshi nagiye babona n'abandi benshi nabona, kandi uko nabibonye banyishimiye kandi nanjye narabishimiye. Ni by'agaciro cyane kugira umuryango, kandi nshimira Ijwi ry'Amerika cyane kuko bakoze ubutabazi buvuye mu ndiba z'imitima yabo. Nta wundi sinzi ukuntu nabivuga, nta kuntu narashakisha, ariko ngeze ku Ijwi ry'Amerika nyuma y'amezi make cyane mbona birakunze. Imana wamugisha. Uwo ni Stanislas Kanyenzira amaze kubona umuryango, avuga ibyishimo yari afite ku mutima. Jean Pierre Murigande ni mukuru we kwa se wabo, ni nawe watubwiye bwa mbere ko ari uwabo. Aratwibutsa amateka y'umuryango wa Kanyenzira, izina yahawe kubera ko yatowe ku nzira, akaba yarazwi ku kabyiniriro kanzinzi n'ibyishimo y'abateye mu muryango. Amateka y'umwana yakubaga nese yahunganye na mama we na mukuru we na barumuna be. We yari wa kabiri muri famiye mu ndetse na nyina. Bageze mu Nkoto, bari kumwe n'umukozi ubarera. Bageze mu Nkoto babavana mu modoka bari barimo, bari bahungishijwe n'abantu twari duturanye, niko byitwaga, ariko barangije barabagambanira ku bantu b'ikivuye inyaramwe z'ikivuye, ariko kandi ko zitwa. Barabanza kuri nyina batema abana bose bajugunya hejuru, we asigara mu mirambo ari muzima. Nibwo yaje kuvanwamo rero n'umuntu uburuga byo twabimenye byo muri ko yavangwamo n'abantu bamujyanye kubisobanuriye, ariko niko urugendo rwe rwagenze. Hanyuma rero nza kumva radio y'Ijwi ry'Amerika mu kiganiro Agasaro Kaburaga, nkunda kugikurikira. Numva bavuga amazina ye yishwe n'abamuvanye mu mirambo, ariko agerekaho akazina kanzinzi kuko ariko yitwa. Hanyuma ntangira gukurikirana rero, nibwo nababwiye ngo mufate duhuze, muraduhuza mu by'ukuri dusanga niwe. Dusubira inyuma gatoya, papa we yitwaga nde? Kubumva Ijwi ry'Amerika, watwibutsa uko papa we yitwaga? Papa we yitwaga Musabane Innocent, nawe yaguye aho mu Nkoto za Kinyambi. Bamuteze mine muri Baoba muri 1993, yari yapfuye imbere yaho gatoya, ahubwo yari kumwe na nyina witwaga Mukarusanga, bakundaga kwita Kayitesi, na barumuna na mukuru we na murumuna we na mushiki, ko bari bane. Uwo muntu waje kubabwira ko yabonye uko byagenze bageze mu Nkoto za Kinyambi, yababwiye ko ari bande bamuvanye mu rugo uwo mubyeyi we Kayitesi? Bava mu rugo bahavanywe n'umugabo witwa Kijanja, yarafite ikiboko kimeze nk'icyamugaye, yashyiraga muri Kiyovu mbere ho gato. Ahavanwa n'itwa Fulgence w'umunyacyangugu warotuye hariya kuri Baoba, nawe ko bari duteza mu Nsabane yarateye agura Baoba gatoya. Bagenda bitwa ko babahungishije, ariko bagezeyo
babwira interahamwe zari kuri bariyeri ko harimo mu modoka harimo umugore w'umugabo witwa Musabani Nosa urimo agemurira inkotanyi amasasu kuri jeta kuko ijari niho tuvuga. Hanyuma kuva iki gihe cyose gishize imyaka hafi 29, hari yandi makuru mwigeze mumenya ajyanye n'uyu mwana Nzinzi? Amakuru twayamenye mu gihe cya gatatu kubera ko umukozi wabareraga bari mu modoka bahunganye bitwa ko bahungishije, we yaje kurokorwa n'undi muntu wari wicaye mu modoka amuza gusohoka ngo abakurikire kuko nawe baba baramwishe. Niyo watubwiye ko yasize uriya mwana Nzinzi bataramutema, we yari muzima ari muremure. Ntabwo twigeze dukurikirana ko ntabwo bari kumenya ngo urakurikirana umwana w'imyaka 4, 3 mu mirambo mu Nkoto utuye i Kigali ujya kureba uwo mwana n'imirambo barayishingiye. Byari bigoye gukurikirana umwana ungana gutyo, byari bigoye kwa minisitiri, ahubwo ni igitangaza nkako. None umaze kumva ari hano ku Ijwi ry'Amerika abantu bakakubwira bati twumvise umwana uvuga ko yitwa Nzinzi, bamuhaye irindi zina mwita Stanislas Kanyenzira kubera ko bamutoye ku nzira, niyo mpamvu bamuhaye iriya zina. Igihe wumvise aho mu mutima wawe wagira guti uyu mwana agombe kuba uwacu, na mbere y'uko umpamagara tubwire wumvaga umeze ute, watekerezaga iki icyo gihe? Byabanje kunkora ku mutima, mbanza kubibwira mutante wanjye umwe, vugana n'undi data wacu ndababwira uko bimeze. Ndababwira ariko ngiye gukurikirana kuko ubushobozi ndabufite nziranye n'abanyamakuru bamwe ku Ijwi ry'Amerika, ngiye gukurikirana numve. Ariko byahise binkora ku mutima kuko muri nge numvaga batarapfuye ngo bashire. Gusa kongera guhura numvaga ari ibintu bigoye, aho igitangaje n'abavenuse ni ukuntu abamwishize n'abamwise Kanyenzira kandi n'ubundi yitwaga Safari. Ni ibintu byiza, Imana ikora ibitangaza. Ariko hari no kuba ahantu atuye n'ahantu mutuye n'ahantu papa we yaratuye, ntabwo hari umwanya munini, atuye hafi aho mu Nyakabanda. Ibyo byo ubisobanura gute? Nabyo ni nk'ibitangaza. Muri iki kigo twaganiriye n'inzira yaciyemo ni igitangaza koko, kuko abamureba bamaze gupfa yaje gukora akazi ko mu rugo Kimironko, ava Kimironko yaje no kuba umugabo ngo yigurira n'imodoka, yacuruza imigati, baba mu rusengero rwa Deperi, umupasiteri wamuyoboraga nawe n'uwo muri famiye. Byabaye igitangaza kuko ngo ni umucuranzi n'umuhanzi n'umudije mu rusengero. Ariko noneho gatoya aho atuye ubu ngubu ni muri metero 500 uvuye aho nyirarume akorera, kuko akorera mu kigo iwacu ka Busonga. Umwana nawe bahita kubishingwa ni muri metero 500 uvuye aho ngaho. Njyewe ntuye mu wundi murenge, ariko nanone byegeranye ku buryo kuva iwanjye kugerayo nahagera n'amaguru iminota itarenze 10. Kuva aho atuye kugera iwabo mu rugo aho avuka, iyo uhagaze iwe uba ureba mu rugo, iyo uzi inzu uyitunga urutoki ukayibona. Urumva rero ni Imana yagiye akiyongeraho n'amaraso kwa amaraso arakuruna cyane. None maze kubahuza muganiriye ukumva umwise Nzinzi arakwikirije, wowe muri wowe ni iki wumvise gihindutse? Ni iki uwo mwana Nzinzi Safari Stanislas Kanyenzira yakwibukije? kubera ni amateka akomeye cyane. Nkimara kubyumva numvise ntabwo ari ikintu, numvise ikintu kimfashe, ngira ngo warabyumvaga nabuze uko nifata, mbona nuko mvuze uko byari byananiye. Ariko urumva nabo byambere igitangaza, ndabyakira, sigarana nyine amatsiko yo kumubona. Urumva icyari gisigaye kwari ukumubona, kuko narabyakira byo papa we, ubundi muri make ngo ngucire mu make aho papa we uwo ari we. Yego.
yari umucuruzi ukomeye hano mu mujyi wa Kigali muri quartier Mateusi. Yaramaze nk'imyaka irenga 20 afite amangazini. Yari umufana wa Kiyovu ukomeye cyane, noneho akagira ubumuntu budasanzwe, kugira ngo niwe muntu itavuze kimaze kumukubita, niwe muntu washyinguwe iwacu, ashyingurwa n'abantu bo ku isi hose, ku buryo imodoka zari ziparitse kuva saa 3 kugera ijoro. Yari umuntu ukuzwe cyane, yakundaga abantu, yakundaga umuryango, ku buryo kubura umwana we muri famille byabaye igitangaza. Benshi banyishe umusazi, nawe wamanahamagaraga arambwiraga ngo ariko ngo ibisazi n'ibijya bishira. Umuntu ungana nawe urasenyuka ugasara. Ntabwo muri famille bigeze babyakira, ku buryo buri wese kujya kumwakira nahamagaye data wacu mutoya, mpamagara nyirarume, tugenda turi batatu, abandi barabyihorera. Nyuma tumaze kumubona, tumaze gukonfirma ko ari we, tuboherereza amafoto, tubohereza ibiganiro twaganiriye, batangira kumuhamagara banano nyirasenge mu rukiko rw'ikirenga, hari undi wo muri statistique nawe baravugana, baraganira, kuko twavuganye umunsi ambwira ko bamwakiriye ahantu. Mbega hari n'abandi bo mu cyaro bifuza kumubona, niyo mpamvu twateguraga ko byibuze mu cyumweru gitaha twaba twagiye. Agasaro Kaburaga karabonetse, Voice of America. Agasaro Kaburaga karabonetse, Umuryango. Nyuma y'amezi 6 Stanislas Kanyenzira abonye Umuryango yagarutse ku Ijwi ry'Amerika. Za mpundu zamuvugiye igice kimwe cyahindutse induru, abamureze ari uruhinja baramwibuka imanzi, ba nyirasenge na ba nyina wabo bamusharaza urukundo. Ariko aravuga ko bamwe bamwakiriye bishimye, bamubwiye ko batamuzi. Uwo Kanyenzira nakiriye ubu ni imfubyi itabaza. Mbese nabonye Umuryango, ariko mu kubona baranyishimiye, ariko nyuma yaho bamwe ntabwo banyishimiye, banyakiriye banyishimiye, nyuma nabaje kumpinduka bavuga ko ntari uwabo, babitewe sinzi icyo ari cyo. Ariko abandi bo, abamama bo baranyakiriye, na n'ubu turacyari kumwe, banyemera ko ndi uwabo. Ariko abandi bo ntabwo babyemera, kereka amasenge imwe niwe wenyine ubyemera, abandi bose ntabwo babyemera, bavuga ko ntari uwabo, ntabwo bajya babyara abana bameze nkanjye bareshya gutyo. Iyo bavuga ngo ntibabyara abana bareshya gutyo, baba ari abana bareshya nande, bareshya n'uruhe Rwanda bavugana bameze bate? Bambwira ko ngo batajya babyara abana bagufi, bo babyara abana barebare, nta muntu waba ugeze bamugufi cyangwa areshya nanjye. Ariko ibyo babivuze nyuma, kandi imbere bwo bagaragariza urukundo, banyeka ko banyishimiye. Ariko ubu ngubu nyine byaje bibi cyane, kugeza ubwo batamvugisha, nta n'umvugisha muri bo, ndetse kugeza n'ubwo mu minsi ishize ubu ngubu mvuye muri gereza. Uvuye muri gereza ukeka ko hari ababigizemo uruhare, cyangwa se ni impamvu zawe zatumye ujya muri gereza? Nibo babigizemo uruhare, kuko iyi dosiye ko nayikurikiranye n'abantu bagiye batuma bavuga ko ari bene wacu nzize, nta bandi ndi kuzira. Ibyo unyemerere simbyivangemo, ibintu bya dosiye ziri mu bintu by'ubucamanza nzirekera ubucamanza, jyewe ndeba uruhande rw'ubumuntu rwanyu nirwo mbafashamo, kugira ngo mbafashe kongera kwizera. Nongeye kukwakira Kanyenzira kubera ko wampamagaye umbwira uti mfite ikibazo, abantu wampaye ntabwo banyakiriye, ariko bari bambwiye yuko bazakwakira mu muryango, ko bishimye ko bazaguha icyo ukeneye, uretse yuko na papa wawe yari umugabo. Ariko icyo nshaka kukubaza, abavuga ko batakuzi muri 1994 wari waravutse, wari umwana muto yuri igitambambuga, abo baso wanyu ntabwo bakwibuka, ntibakuzi, uwo mwana wavutse iwabo ntibamwibuka. Iyo bakurebye ayo matwi, bakakureba urwo ruhanga, basanga utari uwabo. Ikintu kinyobera bwa mbere na mbere duhura, barabyemeye, baranabyemeza, hashira nk'icyumweru mbere ubona ko babyemera. Ariko ba data wacu igihe cyarageze, ndetse n'undi witwa Marume, igihe cyarageze
baranyaga bavuga ko nyine ntari uwabo, ariko masenge barabyemeza, ndetse n'abashiki banjye kwa mama wacu, mfite na mama wacu muhari, bose barabyemeza. hari n'umukozi wo mu rugo watureraga we twarahuye, arambwira ngo ninkuremo inkweto arebe nimba ari njyewe nzikuramo, abona aravuga ati ni wowe ndakuzi kuko narakureze. ariko abo bandi bo ntabwo bashaka kumva ko nyine naba ndi uwabo. izi ikibitera abo bantu mwamuje nabo sinzi, mbona bafite umutima mubi, sinzi impamvu, ariko abo bandi baba mama barankunda, ntabwo navuga ngo barahanyega, ahubwo isaha ku isaha, umunota ku munota bahangayikishijwe nanjye. nibaza ahubwo bariya twahuye bwa mbere duhuye ku Ijwi ry'Amerika, ukuntu nyuma byarangiye bamaze kwihakana. Biranshimishije yuko uvuze ko nyogosenge agufashe neza, nawe yaje hano ku Ijwi ry'Amerika ambwira yuko ashimishijwe no kukwakira. None iyo urebye usanga ikibazo kiri hehe? Hari ikibazo akenshi na kenshi arabaza hano bakambwira ibibazo, bambwira bati harimo ibibazo by'umutungo, by'iminani, dushobora kuba ari byo tuzira, nabyo simbyivangamo cyane, hari ababishinzwe, ariko se hari ikibazo cy'ibintu cyaba gihari? Hari ibintu papa wawe, amazu yari afite, ubucuruzi yakoraga, hari ibintu yasize waba uzira? hari mbwira. Ibintu byo birahari, ndetse birahari byinshi, gusa none byabuze gica ngo hatazajya imana amusabana uza akabura ikintu yakoze kandi umusabana yari yarakoze. Ibintu rero ba data bacu bo bifite, kandi icyo kintu ngiye mvuga hanini ko aricyo cyateye ibyo bintu, bigatuma nanjye bajya bavuga ko ntari uwabo. nicyo kintu hanini cyabiteye, kuko abandi bose batabifite barahunda, nta n'ikibazo na kimwe tugirana ari uwo masenge, kuko wanjyane ntabwo navuga nta unyanga andi masenge ari neke, ariko abo nabo impamvu mbona bahindutse ni uko ibyo byose bagiye batekereza kumva ko wenda nta hantu byaboneka, kandi isi byo nagiye ndangamiye cyane, nagiye ndangamiye umuryango ushakaga, ariko ntabwo banyakiriye nk'uko njye nabashakaga. Reka nkubaze Kanyenzira, papa wawe yatabarutse asize amazu, hari aho yari atuye. Amazu ya papa wawe atuwemo nande? Arituwemo n'uwo data wacu, hari n'indi nyine bagurishije, ariko ntago ahantu ibyangombwa kubera ko ntago babashije guhana mutatse, niko navuga, kubera ko nyine ntabwo umuryango wabyejejwe kugira ngo inzu ayigurishe, kuko hari umuzungu yibamo uyu munsi wa none, ayibamo mu buryo yayiguze, ariko mu kuyigura kwe ntabwo byemejwe ko ari iyo nzu. Iramagana he? iri Nyamirambo. None se Kanyenzira, hari uburyo nigeze kubabwira bworoshye kandi bukoreshwa mu Rwanda bwo kugaragaza amasano abantu bafitanye. Ni uburyo butaziga, butabeshya, bureba ibyo umuntu atarebesha amaso, butapima uburebure, budapima ubugufi, ni uburyo budapima indeshyo, ni uburyo bwizewe. Nigeze kubabwira mbere yuko muhura ko nimugira ikibazo muzambwira nkabafasha kugira ngo ibyo bintu bishoboke, kandi nzi neza yuko ibigo biraho ngaho ku Kacyiru ka Kigali, ntabwo mbona ikintu cyagombye kuzana inabi, kandi hari uburyo bushobora kuvana urwo rwikekwe mu nzira. Mbese witeguye kuba nawe wakwemera yuko ubwo buryo bukoreshwa kugira ngo hagaragare koko niba uri uwo muri uwo muryango koko? Ubwo buryo bwarakoreshejwe, bumaze gukoreshwa bugaragaza ko ndi uwabo kandi ntari uwabo. Mbese buri mu mayira abiri baravuga bati ugomba kuzazana none gosenge nawe tukamupimana nawe. Asenge aravuga ati ntabwo njye najya kwipimisha nzi neza kuri uwacu, nta mpamvu yo kujya kwipimisha kereka njye ndi kuguhakana, njye singuhakana,
rero baguhakana bwite baguhakana ese ibintu bibaho ko ubwo buryo bushobora guhakana ngo ni uwacu si uwacu sohoka igisubizo cy'ukuri naho rero harimo urujijo batavuga ko nta uwabo babyemeza gutyo kandi atari ko babyanze. None se uko byumvikana yuko uretse kutaguha urukundo wari ukeneye, ndakwibuka uza mu kiganiro Agasaro Kaburaga wambwiye ko nta kindi ushaka uretse urukundo, ndibuka ibyishimo wari ufite ubonye umuryango, nabo bambwira yuko bazagutetesha ko nta kintu uzabura. Muri urwo Rwanda rufite amategeko rugenderaho, mbese haba hari gahunda waba ufite yo kuba wakwitabaza ubutegetsi bw'u Rwanda kugira ngo bukurenganure nk'umwana w'imfubyi wiciwe ababyeyi mbere no mu gihe cya Jenoside, ababyeyi bazwi n'uwabishe? Yego, icyafasha reka mbonye ubutabera akaba ari bwo bumfasha iki kibazo kikarangira, nanjye nkabasha kwishima muri uru Rwanda, kuko nimba hari ikintu kimbabaza cyambabazaga icya mbere kuba ntazahumbuka, ibyo narabimenye namaze kubimenya. Ikindi cya kabiri hakaba nibaza impamvu ku ruhande rw'aba mama kuki bankunda bikagaragara cyane yuko ari bwo kuko hakaba ubu kana kuba mama akaba nkunda bikagaragara, abo ngabo bandi babiri basigaye ukaba ari banyihakana kemera ko ndwabo ndetse n'abaturanyi bari bakabyemera. Rero hakazamo ibibazo nk'ibyo ngibyo, nkibaza nimba kuko u Rwanda rugendera ku mategeko bamfashe ikintu kibashe kurangira, kuko ndabaye ibitaka mbabaye bitakira abanyarwanda, kuko nimba hari ikintu kibabaza uko bahoze ngo ababyeyi barapfuye, abasigaye ari basohanye bari kumutererana bigeze ahangaha, rero bakagufashije bishima ko babonye nibura umwana wabo, bavuga ati nibura reka tumufashe nawe agira icyo ageraho cyangwa se tumwiteho tumuhe urukundo rwa kibyeyi. Umunsi wa none akaba aribo bagaragara nk'aho badakeneye no kumbona, badakeneye no kunyuma, mbese ndi kuvuga mbabaye. Sinzi ndabyumva ukuntu bamfasha na Perezida akabasha kumfasha nimba yabyumva, kuko ni ibintu bimbabaje. Kanyenzira, iyo ugejeje hejuru mu bushorishori ugatabaza umukuru w'igihugu, aho ngaho ndahamurekera kandi ndahamya yuko azakumva akazagutabara. uri umunyarwanda, abanyarwanda benshi bamutabaje arabatabara kandi abatabara vuba. aho ngaho rero ndahamurekeye, ndumva ari naho ngusezereraho ngushimira ko wagize ubutwari bwo kugaruka mu kiganiro kugira ngo uvuge uko ikibazo kimeze. ubwo ndakuvunyishirije, ahasigaye Perezida wa Repubulika nk'uko umutabaje nibimugeraho azakurenganura nk'uko arenganura abandi bana b'u Rwanda. ngaho rero ukomere, ugire amahoro. Yego, murakoze cyane kandi ndashima umufasha mu umunsi ku munsi. Agasaro Kaburaga. Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika, ikiganiro Agasaro Kaburaga, umwihariko wa muri sanga. Janvier Uwineza ari mu karere ka Nyarugenge, umurenge wa Muhima, mu kagari ka Muhima, umudugudu wa Gakinjiro, ararangisha umuvandimwe we yabuze mu mwaka w'1994. Ndarangisha umuvandimwe witwa Methode Robert, ise akaba yitwa Ruvuruma, nyina akaba yitwa Muhawe n'Imana Venansiya, mukuru we yitwa Ndowa Paul Museveni, mushiki we akaba yitwa Gishikazi, nyirasenge akaba yitwa Ciciri, sekuru nawe yitwa Bapfakurera, se wabo yitwa Gaperi. Yigaga Rugenda Irukumberi, yabaga icyahoze cyitwa Komini Sake. Yatandukaniye n'umuryango we Ikibeho. Uravuze ngo yatandukaniye n'umuryango we Ikibeho, yavuye Rukumbera ate agira Ikibeho ate, hari ryari? Bari bahunze muri 94. Ubwo bari bageze we n'umuryango we
Ikibeho ni muri Nyaruguru. Ibitero byarateye mu muryango, mbega uratatana, ariko we agenda ukwe, tumubura gutyo. none se nawe mwari kumwe icyo gihe uramwibuka cyangwa se nibyo ntabwo twari nibyo nabwiwe, ni nk'umuryango we muri rusange. ntabwo njye nari impari, ahubwo icyatumye ndangisha ni uko ari abasaza n'abakecuru ubwo buvugizi bo batashobora kubwikorera, ndetse no gukoresha rino koranabuhanga bo ntibabishobora uretse njye. yego, ni muri urwo rwego nanjye nashatse gukora ubwo buvugizi nk'umuvandimwe we. wagize neza. none se Methode agiye wenyine, hari undi muvandimwe we cyangwa se undi muntu wo mu muryango we warokotse aho ngaho Ikibeho uvuga? Barahari, hari nk'uwitwa Ndowa Paul Museveni mukuru we, na mushiki we witwa Gishikazi. none se icyo gihe Methode yari afite imyaka ingahe? muri 1994? icyo gihe yari ari mu kigero cy'imyaka 7. nta wundi mwana waba wararokotse bari kumwe bahunganye birukankanye bahunga ayo masasu? nta n'umwe wigeze ababwira aho yirukansagana? ntabwo twigeze tumenya andi makuru, gusa amakuru yisumbuyeho twamenye ni umwaka washize. yego, nawe yatanze itangazo hano kuri kino kiganiro, ariko ntabwo twigeze tugira amahirwe yo gufata contact ye ngo tumuhamagare. yavuze yuko ngo yabanjije kuba muri Central Africa. urambwira ko yavuze mu kiganiro Agasaro Kaburaga? yego. none yavuga gute mu kiganiro Agasaro Kaburaga simumenye se? kandi ayo makuru twayabwiwe n'abaturanyi ubwo babyumvaga gutya ngo bikanyuraho, ariko nabwo tuyabona impitagihe, tuyabona igihe cyararenze. batubwira yuko ngo bumvise ko yabanjije kuba muri Central Africa. ariko rero hari abantu benshi bakunda kubwira abandi ko babumviye mu kiganiro Agasaro Kaburaga umuntu wabo avugiramo. hari abampamagara bakambwira ati umuntu wacu twamwumvise, nkajya gushakisha. akenshi abantu bose banyura mu kiganiro cyanjye bose mba mbazi, ariko nkajya gushakisha nkagaruka nkababwira nti uwo muntu rwose ntabwo araza mu kiganiro. si we wa mbere bibayeho, hari benshi mboneyeho n'akanya ko kubakomeza no kubabwira yuko batabyiyumviye ntabwo byoroshye kugira ngo umuntu akubwire ngo numvise. ni byiza kumubaza isaha, ukamubaza n'umunsi, hanyuma ukambwira, agira ngo nkubwire ko Methode ntaramwakira mu kiganiro. nta kibazo, nubwo ariko utamwakira, waba utari wamwakira, umuryango we turacyamutegereje, kandi ubu buvugizi burakozwe. niba akiriho rwose yazatuvugisha, kandi umuryango we turacyariho. none se mubwira amakuru yanyu, abo mu muryango asigaranye ni bande? watondaguye abambere bafite icyo bapfana, ariko se abari aho ngaho mu Rwanda bamukumbuye bamushaka ni bande? ise aramushaka, bita Ruvuruma, aracyariho. namuhawe n'Imana Venantia aracyariho rwose. yego, ndetse na Ndowa Paul Museveni nawe aracyariho. umuryango we mbega wose, hafi ya bose, benshi baracyariho, baracyatuye aho ngaho icyahoze ari Komine Sake. ubu ngubu ni mu karere ka Ngoma mu murenge wa Rukumberi. yego. none se Uwineza Janvier, niba uyu muvandimwe wawe akumva hashize imyaka 28 mutandukanye, yagusize uri umwana w'uruhinja w'imyaka 2 w'igitambambuga, none niba kumva uretse kumuhumurije ukamubwira amakuru y'umuryango, wowe ko twaje ijambo umuryango wose, n'iki kindi ushaka kumubwira? fata umunota umwe umubwira icyo kuri ku mutima.
birashoboka yuko yaba atakinyibuka cyangwa se atananzi, ariko icyo namubwira cyo ahari ahariho hose ashobora kuba ari amahoro. Twizeye yuko akiriho. Mu gihe akiriho rero turarifuza kongera kumubona ari muzima, kandi tuzamwakirana urugwiro, kandi twese nk'umuryango turifuza kongera kumubona urukumbuzi rwo ni rwose. Ikindi narenzaho ni uko mu Rwanda iwacu ni amahoro. Yaza yatugeraho anyuze ku Agasaro Kaburaga nka kino kiganiro, kuko bo bazamuha nimero zacu. Yego, atugereho. Murakoze. Janvier, urakoze nawe rero, urakoze rwose kuba wizeye kino kiganiro Agasaro Kaburaga. Tuzagutumikira, ndizera yuko umuvandimwe wawe yumvise buno ubutumwa. Ngaho ukomeze utegereze wizeye. Murakoze cyane, kandi Imana ibahe umugisha. Agasaro Kaburaga. Undi twakira ni Julienne Mujawamariya, atuye mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Mirambo, akagari ka Mumena, umudugudu wa Kanyirazaninka. Ikaze mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Twabuze umwana wigaga mu mwaka wa 4 primaire. Mu muburira hehe, bigenda gute? Yitwa nde? Yitwa Uwamahoro Jean Aime, ariko akaba yarafite n'akandi kazina bamuhimbaga Kagabo. Yego, mutandukanira he, bigenda gute? Ntago ari ngiye twari turi kumwe, yari ari kumwe na mushiki we. Ariko umushiki we yagarutse n'ahangaha aza gupfa, ariko yatubwiye yuko baburaniye muri Kongo. Baburaniye hagana he? Mana we, nimba ngo ari ahantu biti Warokotse, ni mu bice nk'ibyo ngo nimba ari Warokotse, ndumva ari gucyo yatubwiye n'ubwo hashize igihe. Warokotse habaho, birashoboka kubera ko hari abanyarwanda bahabuze. Hari mu uhe mwaka? Hari muri 96. 96 se Jean Aime yarafite imyaka ingahe? Ubwo urumva 94 yari ari mu wa 4, yari ari hagati y'imyaka nka 11 11 gutyo. None byagenze gute kugira ngo agende wenyine? Mwanyuza amahari, mwatandukaniye he? Byagenze nyine we yaje atubwira yuko baburanye bafite ahantu bageze ngo bagatandukana barimo ngo kuhunga. Ariko se kugira ngo, icyo nshaka kumva, kugira ngo abana bagende bonyine ababyeyi ntibagende, nicyo nshaka kumva, kugira ngo bageze muri Kongo ariko bavuye i Rwanda. Urumva yari ari kumwe na mushiki we. Ababyeyi bacu bari barapfuye mbere. Yego. Yajyanye na mushiki we batandukanira aho ngaho ngo muri Kongo. Ngewe ntabwo nari ndi kumwe nabo, ubwo amakuru nguha nayo natwe yaduhaye. Bahungutse tumubajije tuti se ko utagarukanye n'umwana, tubwira ko umwana baburanye. None se Uwamahoro nawe muvindimwe ni musaza wawe? Iyi ni musaza wanjye. Niwe wari muto kuri wowe, birumvikana? Yari ni nk'umwana nk'uwa kangahe, ni nk'uwa mwana nk'uwa 5. Komera kuri ko nakubazaga, ngira ngo numva ukuntu abana batandukanye n'ababyeyi babo, ndagukomeza. Birumvikana ko nta. None ubwo rero ahunze ajyana na mushiki we, wowe usigara mu Rwanda. Mushiki we aragaruka atamuzanye, ababwira ko batandukanye. Kuva icyo gihe muri 96 nta makuru ya Jean Aime mwongeye kumenya? Nta gakuru ke tuzi pe. Nta n'ahandi mwashakishirije? Ubu nibwo bwa mbere mushakishije? Nibwo bwa mbere, nuko numvise ikiganiro nkavuga nereka nanjye ngerageze nshakishe, wenda hari igihe yaboneka ntawamenya. Muri 94 mwari mutuye he? Bari batuye mu Nyakabanda. Ngiye ntabwo nayo nturanye nabo, bo bari batuye mu Nyakabanda. None se mu makuru wahawe nta muntu bari baturanye wakubwiye ko yababonye bahunga bakava i Kigali bakagenda, kugira ngo abana batoya birumvikana cyari igihe cy'amage, ariko kugira ngo abana bagende
bonyine bagera iyo ngiyo ntihabuze umuntu mukuru wabaciye iryera waguha amakuru akubwira ati abo bana bagenda narababonye, nta muntu wigeze na rimwe akubwira ko yababonye bagenda? umuntu nawe wigeze kumbwira ko yababonye nabwo ngo bahuriye muri Kongo. Ntabwo yigeze nsobanura ngo twahuriye hehe, kandi nawe uwo mumama nawe yaje kugera warapfa, ntabwo yapfiriye mu Rwanda ariko amakuru yangezeho ko yitabye Imana. Nta wundi muntu wigeze ama amakuru pe. Gusa afite murumuna we nubwo yari akiri muto cyane. Yego. Ariko uwo murumuna we yaravuga ati nanjye sinibuka ahantu twari turi. Kuko urumva we bagiye mu 94 yiga mu wa 4 primaire. Uwo murumuna we yari gatoya, we afite nk'imyaka 6. Ubu ni umwana mukuru, ni umusore nawe ni umuntu w'umugabo yarakuze. Ajya kubaza amakuru ye, mujya muganira muti umuvandimwe ari hehe, mukunda kumutekereza mukamuvuga? Yataye n'icyizere abavuga ati ubu ngubu ndatekereza ko atakinabaho. Birumvikana, ariko burya icyizere kiraturema, kiraturema pe. N'ubu kare sinzi umuntu twaganiriye ndafasha njye namurangishije nta n'ikisubizo nigeze mbona, sinzi umuntu twari turi kubiganira. None ndaguhamagaye. None ubwo ngiye biranantunguye kandi kare nahoze ndi kubivuga. Urumva rero hari umuntu wari waje hano mu rugo turi kubiganira, nyine ambwira ukuntu ngo batoye umwana mitabaje, natwe twabuze umwana ariko twarangije gukuraho, nyine ntabwo dutekereza ko uwo mwana kibaho. Ngaho rero ndaguhamagaye kugira ngo Jaime w'amahoro umurangishe, niba kumva niba ari warekare, ariko ntabwo umuntu aguma ahantu hamwe, cyane cyane yari mu gihugu kitari cye. Hari igihe agenda ashobora no kuba ari mu kindi gihugu, aho yaba ari hose, niba kiriho niba kumva muri kano kanya mu kiganiro Agasaro Kaburaga, ni wa munota ntanga, niki ushaka kumubwira kikuri ku mutima? Icyo nshaka kumubwira nuko abaye atwumva twakongera kumubona pe. Buri munsi mbisaba n'Imana, nimba kibaho akihumeka Uwiteka azongera duhuze pe. Yego. Nicyo kintu mpora nsaba Imana, nkavuga ni nimba kibaho, kuko Uwiteka niwe ureba kure aho twebwe tutareba. Ni nimba kibaho azongera aduhuze tumubone. Yego. Urakoze cyane kuba warategereje kino gihe kirekire cyose, ariko nkaba nguhamagariye umunsi wari ukizera ko nzaguhamagara. Julienne Mujawamariya, rero ndagushimiye cyane kubera icyo cyizere n'urukundo ufitiye musaza wawe Jaime w'amahoro. Ndizera ko nawe niba kumva azatunyuraho kugira ngo tubahuze. Ngaho rero nkwifurije amahoro y'Imana. Namwe kandi murakoze cyane. Shaka agasaro kawe muzakabona, maze rero shaka agasaro kawe muzakabona, wicika intege. Shaka agasaro kawe muzakabona, shaka agasaro kawe rero muzakabona. Turi mu mwaka w'1995, hagati y'ukwezi kwa gatandatu n'ukwezi kwa 9, mu cyahoze cyitwa Komini Ntongwe Ikinazi, mu cyahoze ari perefegitura ya Gitarama. Hari umusirikare w'ingabo z'u Rwanda wahakoze igikorwa cy'indashyikirwa, yitwa Nzamurambaho Karekezi. Ashobora kuba ari se. Yayoborwaga na Sulietna Jimmy Kamugisha, babanaga n'uwitwa Rugambwa na Murara n'undi witwaga Ndani. Bahavuye bajya mu by'Imana. Uyu Nzamurambaho yari muri batayo yayoborwaga na Kapitene Ntare, yabaye Gitarama ari RP kimwe na Ndani. Uwo muntu yagiriye neza, yanyuze mu kiganiro Agasaro Kaburaga amushaka, yifuza kumutura ineza yamugiriye.
nzamurambaho Karekezi, aho uri hose niba wumva ijwi ry'Amerika tuzaguhuza n'uwo muntu ushaka kukwitura ineza wamugiriye. Niba hari uwabumva iri tangazo nawe yatubwira kubera ineza yawe. Mukomeje kumva ikiganiro Agasaro Kaburaga. Mu mwaka w'1994 abana babiri b'abahungu, umwe yari afite imyaka 11 undi afite imyaka 6, bavuye iwabo aho bari batuye muri komini ya Ntongwe bahunga. Bageze hagati ya Ruhango na Kabgayi, umuto yananiwe kugenda, umukuru akurikira abandi kugera i Kabgayi. Abo bana bombi nibo bonyine barokotse iwabo. Umukuru Murengezi Wilson atuye mu karere ka Huye, akagari ka Kiruhura, umurenge wa Rusatira, umudugudu wa Rubona. Arashaka kubona murumuna we, atekereza ko ari mu Rwanda. Iki ni igice cya kabiri cy'inkuru ndende twacumbikiye umwana ageze i Kabgayi, yagiye gufunguza icyamuramira agasinzira imbeho imugeze ku munwa. Yaranyinjije ajya mu nzu, yari ari kumwe n'imiryango ye, yicaza nyine hanze y'umuryango ku isima, anzanira ibiryo. Hari harimo za pate branch, ko ntari mbizi ibyo bya kawunga, kugira ngo ni umuceri. Hariho n'ifi, hariho n'ikirayi. Ubwo noneho ndavuga ati reka ndye umuceri. Noneho nkaceho mbona si umuceri. Ize mu kanwa kubera no kumara igihe ntarya, yaniga mpita ndyama aho ngaho ku isima ndasinzira. Bya biryo biteretse aho ngaho. Noneho umupadiri yaje gusohoka, asanganye n'isahane iteretse aho. Ahita ambwira ati reka nguhe agakarita uze nkujyane mu bandi mu gitondo. Ampa agakarita bafatiragaho igikoma n'ibiryo. Ubwo nyine anjyana mu bandi muri sare. Hari harimo abantu bakuru n'abana. Tugeze muri sare, narayemo rimwe. Gitondo nyine ubwo sita zigeze, tujya gufata nyine, ubwo nyine mu gitondo twayanjyanyeyo, duhita tujya gufata igikoma. Aho tugiye gufata igikoma, kakarita bahita bakanyiba. Ariko numva nyine bafataga ibiryo tugasangira. Namazemo iminsi 2, umunsi wa 3 Inkotanyi zahise zihagera. Zihageze wa mupadiri arasohoka. Noneho amaze gusohoka, aba bantu twabaranaga muri icyo gihoti bambwira, ese wa mwana we akurikira umupadiri wenda yazakurokora. Ubwo nanjye ngira gute, basohotsemo gutyo. Agenda mukurikira, urabona hari agakioske ka Coca-Cola, njya nkibagirwa. Wa mupadiri ahise agenda n'iyo miryango ye babanagamo aho, ahita bicara kuri ako gakioske n'amamatera. Noneho nyine ambona inyuma nyine nanjye mbakurikiye. Arambwira ati se wa mwana we urimo urajya? Ndamubwira ati bambwiye ngo ngire gute ngo mukurikire, ubwo wenda hari ikintu wazamarira. Ubwo nyine padiri arambwira ati rero wa mwana we, ati nta hantu mfite ho kujya, nanjye wanza kuba mpafite mba nkujyanye. Ubwo nanjye nyine nagumye nicaye aho ngaho, ariko amasasu ari menshi. Ubwo noneho wa mupadiri sinzi igihe yagendeye, bwaje nyine kujya gute, bwaje kunyiriraho. Kuki utasubiye mu kigo ahari abandi, aho inkotanyi zari ziri? Ntabwo gusubirayo ntabwo byari gukunda, kuko mu muhanda hari harimo interahamwe n'amasasu ari kuvuga. Ntabwo nari kongera kubona ukuntu ninjira. Ubwo nyine nafashe umuntu, navuze ati reka ngume hano ntegereze ikizaba. Nyine naraye aho ngaho, nzamuka mu gisare. Noneho ngeze mu gisare cyari ruguru, ngo hasigaye hari inzu ya beka niyo isigaye ikorera. N'ubundi harimo n'abandi bantu, nanjye ndyama nyine wumva mu gisare. Ariko umunsi wakurikiye bukeye mu gitondo, hahise haza abasirikare bo kwa Habyarimana. Baje bahita bafata n'umukecuru umwe, bahita babwira interahamwe zari ziraho. Umusirikare aravuga ati uyu mwana n'umukecuru uzagire gute, uzajya ubandebera. Umusirikare wo kwa Habyarimana sinari muzi. Nyine interahamwe zaraturebye, ariko byageze nyine amasaha nimugoroba, wa mukecuru agira gute, abarwaye bya bindi byo guhitwa. Umukecuru zane hamwe ziza zamfata, tuzamukana mu isoko tujya gushaka ifu y'igikoma ngo bamutekere igikoma.
turayizana tumutekera igikoma gakinywa ariko bwakeye ahita yitaba Imana. Amaze kwitaba Imana ahise nuka nyine abantu umwe nyine bahita bagira gute gusohoka bajya hanze bazajya bariho barara. Umunsi wakurikiye inkotanyi zahise zihageze abantu barirukanse ndavuga rero njye ntabwo nirukanka umanikiye aho ngaho. Inkotanyi zihita zigira gute zamfata tujyana mu isoko bamfatira inkweto ndambara imyenda noneho duhita tugira gute duhita dukomezanya. Ariko abari bari ku rugamba bo barakomeje n'abari bari inyuma nibo bahise bajya gute nibo badufashe bari nk'abantu bagera nko muri 18-20 tugira gute dusubirana inyuma. Naho tumaze gusubirana inyuma ndavuga ati ubu ngubu wenda kuko dusubiye inyuma tugiye gukomeza umuhanda nzabona murumuna wanjye. Ntabwo ariko byagenze ahubwo twahise dutangira kunyura inzira z'amashyamba naho n'uwo muhanda ntabwo ariho twakomeje tuza kugera ahantu bita ku Mugina turakomeza nyine turagenda tunyura aho bita za Gako turagenda tujya ahantu bita Ririma turagenda tujya mu kigo cy'amashuri niho twabaye kugeza igihugu cyose kigize gute gifashwe. Ariko ubwo muri uko kugenda hakaba ari umuhungu bita Ntawiha yamfashe ukuboko wabo ni ahantu bita za Musambira ambwira ati wa mwana we ngwino tujyane komezanye anjye ababyeyi banjye na murumuna wanjye ahantu bari ariko ngwino tugire gute ngwino tugendane. Nyine turagenda kugwiza kugera nanjye kugenda biranga bafata igare bakanshyira ku igare bagenda bancunga. Ubwo nyine twaragiye tujya Ririma igihugu cyose kimaze gufatwa ariko uwo muhungu kubw'amahirwe yagize gute yahise ahura na nyina na se na wa murumuna we. Nyine turajyana tubana za Ririma nyine igihugu kimaze gufatwa tugira gute batwohereje amabisi adutwara tunyura mu mujyi wa Kigali duhita tujya kuba hehe duhita tujya kuba nyine Musambira iwabo nyine w'uwo muryango. Po tumaze kuhaba barambwira ati se wa mwana we kugejeje ahantu bakamenya iwanyu ndavuga ati nahamenye. Ubwo Ntawiha yaje kumfata turagenda n'abantu benshi bari bataragaruka turagenda tugera hehe akagenda ageze ahantu akambwira ati aha ngaho urahazi ugati ndahazi. Haragiye tugera ku isambu basanga nyine wa mukecuru twari duturanye n'abandi batubwiye ngo bashiki banyu bagize gute ngo baraje ngo ariko ntabwo bageze gute ntibamanutse bagera. Ubwo nyine wa mukecuru barambonye bagira ubwoba abandi kugira ubwoba abo witwa Ntawiha nyine arabaza ati se uyu mwana muramuzi ati wabona iki bahita bamwereka ati wabona aho ngaho naho nyine amazu barayashenye. Twese tugira gute twese twongera duhita twisubirira Musambira. Hagati aho se ko intambara yarangiye usubiye intungu iwanyu wagiye Ririma uzi kuri umanuke hepfo wenda ugahura na mushiki wawe na n'ubu nta makuru wari wamenya mushiki wawe nta kanunu kaho yaraherereye? Abo bashiki banjye bo namenye amakuru ko bapfuye. Naho se murumuna wawe murumuna wanjye nawe ubwo Jenoside nyine irangiye ibintu bisubiye mu buryo narumva nasubiye nyine aho ngaho aho mvuka. Amageze ngaye mubyara wanjye uhari akaba hari undi mubyara wanjye nawe wabaga i Kigali wabaga kwa Masenge aramwohereje aravuga ati uzagende urebe ko kwa Gasirabo nta muntu warokotse usanga hari umwana waba wararokotse uzahita ugira gute ahita umuzana. Ubwo nyine nahise nsubiriyeyo uwo mubyara wanjye yambujije kongera kujya gute nsubira i Musambira. Ubwo hashize naraharaye umunsi wakurikiye uwo mubyara wanjye witwa Kanyenzi ahita aza aramfata tujya i Kigali. Niho nyine nahise ngira gute ngenda nkomereza ubuzima ndiga amashuri ndayiga. Ubwo ariko n'amahirwe make uwo Masenge nawe yaje kwitaba Imana muri 1997. Ubwo nyine rumanye narakomeje ndiga banza kurangiza na kaminuza nshaka akazi. Ariko ubwo hagati aho nasubiye najyaga nyine njya gutsura aho ku isambu naje gushaka amakuru ko hari umusore twari duturanye bamwitura andi mazina ye ntabwo nyazi. Akaba ari mwene Budara akaba baturiye munsi isango yacu. Ubwo noneho uwo nguwo yaje kujya mu gisirikare. Noneho agiye mu gisirikare aza guhura na murumuna wanjye. Ako murumuna wanjye ari mutoya ntabwo we yari
yari umusirikare akubwo nyine yagize gute amubonye umusaza umwe yamufashe yamwikoreje umusambi amwitwariye agira gute ahita amumwambuye amuhereza iki amuhereza afande wabo nyine barakomeza afande wabo agira gute amuhereza umugore we wafande bamwitaga Gatambira noneho amuhereza umugore we bitaga Gatarina ngo yavuraga abasirikare yari umuganga ubwo ayo makuru niyo nabonye naje kujya no mu rwego rushinzwe nyine iperereza mu gisirikare ndakubaza ndavuga se icyo gihe yitwaga Kitu ubonanye no mu majoro sinibuka amazina ye ndamubwira rero itinzanya ni hari murumuna wanjye yagenze gutya ahantu ku Mugina nyine arambwira ati rero ati usonye ati nta kintu nagufasha uzakomeza uboze nyine yambwiye n'izindi nkuru zitari ngombwa ko mvugira muri iki kiganiro arambwira ati rero ati ntakundi nyine uzakomeze ushakishe ubwo nagomeje gushakisha barambwira bati ngo uwo Gatambira yaje kuza gukorera nyine hano za Butare babyitaga Butare kera ubwo nyine ndabaza ariko birangira ntagize gute nabonye ko taktize nyine birangira mubuze icyatumye mbahamagara avuga ati kuko mwebwe ijwi ryanyu rigera ku isi yose urumva nimba wenda bose hari bakiriho abanyamakuru bagira gute babyibuka babyumvishije kandi bamfasha nkabona nakongera nkamubona ndumva ntabwo interamwe ntizamwishe yaguye mu maboko meza y'inkotanyi wenda nimba yaraje kudutuzira wenda nk'indi ndwara wenda cyangwa ikindi kintu ariko mfite icyizere ko ashobora kuba akiriho akaba rero ariyo mpamvu nabandikiye mbasaba ko mwafasha mukaba mwafasha gushakisha. Nagira ngo nkubaze niba murumuna wawe yenda ashobora kuba ataragushatse kubera ko azi ko nta muryango asigaranye, ashobora kuba ataribukaga aho yakomokaga, we wari mukuru washoboraga kuhibuka, we ashobora kuba atarahibutse akaba yarakizwe mu kigo cy'imfubyi se, cyangwa se n'uwo mudamu Gatarina yaramureze akamukuza, cyangwa se n'uwo Gatambira yaramureze akamukuza, niba akiriho akaba kumva magingo aya, niki ushaka kumubwira mu magambo make? Icyo ushaka kumubwira ni uko yaza tugahura tukongera tugakora umuryango. Nanjye ubu nyine narabyaye mfite umwana umwe w'umukobwa, yaza tugafata aramutse akiriho yambwira ahantu ari, iyo ahantu undi urumva nyine nahababwiye, noneho tukaba twagira gute tukaba twabonana tukubaka umuryango nyine. Murengezi, ndagushimiye cyane kuba wizera Ijwi ry'Amerika, ko waje muri kino kiganiro Agasaro Kaburaga. Ukomeje utegereje wizeye, ngaho gira amahoro. Gira amahoro namwe murako. Inkuru ndende ya Murengezi na murumuna we ni hano irangiriye. Shaka agasaro kawe uzakabona, maze rero shaka agasaro kawe uzakabona, wicika intege, shaka agasaro kawe uzakabona, shaka agasaro kawe uzakabona. Mariyamu Mukarugomwa atuye mu karere ka Ruhango, umurenge wa Ntongwe, akagari ka Gako, umudugudu wa Nyabyugi. Ararangisha umwuzukuru we wavangwe muri Kongo, afite imyaka 4. Abamuciye iryera bwa nyuma bavuga ko uwo mwana yari mu Ruhengeri mu mwaka w'ibihumbi 2000. Ndarangije Tuyishime Jeannette, ndi nyirakuru, ndi nyina wabo wase. Uri nyina wabo wase. Ise aracyariho? Aracyariho ariko ntari mu Rwanda. Ntabwo ari mu Rwanda. Azi neza yuko urimo ushakisha umwana we? Arabizi. Mwarabiganiriye? Yatubwiye, niwe watubwiye nyine uburyo yagiye n'amazina ye. Yabahaye uburenganzira bwo kurangisha uwo mwana? None se uwo mwana yavuye mu Rwanda ajya he ryari? Yavukiye muri Kongo, bari barahunze. Yavukiye muri Kongo? Bari barahunze. Ubwo hari mu mwaka wa ryari avuka? Nyine ni ukuvuga ngo ise na nyina bahuriye muri Kongo, niho bashakanye.
niho bashakaniye. Babyara umwana bamusiga muri Kongo. Se byagenze gute? Nsobanurira mubyeyi. Ntabwo yamusize, abasirikare ngo nibo bamujyanye mu 2000. Abasirikare bahe bamujyanye? Umva sinzi niba nabo u Rwanda ari kujyayo byose ahari, kuko bari bavuze ko yaje ari mu Ruhengeri tujya gushakisha turaheza. Ubwo rero yitwa Mugenzi Dieri. Yego. Noneho mama we ni Niragire Mugeni. Yego. None se uyu mwana, uyu mwuzukuru wawe, bakubwiye aho ashobora kuba ari magingo aya? Nyine bigeze kutubwira kera ko ari mu Ruhengeri, tuza gushakisha aho ngaho turamubura. Bamujyanye afite imyaka 4, turakomeza turashakisha turamubura. Ntako tutagize rwose. Umwana wari ufite imyaka 4 mu 2000, urumva ubu ni mukuru cyane. Wigeze ujya kuri SOS i Kigali mubyeyi? Oya ntabwo mpazi, aho ndi ni kuri wari uji niho nagiye. Komera shaka utuzi banze umwe dukomeze. Nuko ubwo nyine nasiragiye aho Kigali, nasiragiye Kigali cyane ndashakisha mu buryo bukomeye. Ubwo ndamubura ndatuza, barongera batubwira ngo ari muri Kigeme, turongera turashakisha turaheba. Ntiwumva Kigeme aho ngaho? Arongera rimwe batubwira ngo ari Bukavu, n'ibintu byinshi bakomeje kutubwira. Ni bande babibabwiraga mubyeyi? Ubwo nyine ni nkuru nk'umuntu akavuga ngo wa mwana mwabuze ngo ari arana aho tugatumayo tugaheba gutyo. Bababwiraga se umufite cyangwa kwa bagaruka kubaha amakuru gusa adafite ahashingiye? Nabonye ari nk'imubabura batubwiraga, ariko buriya uko ntabwo bari bahazi. Ni inkuru uzi ko abantu bagiye inkuru, kandi iyo umuntu yahuye n'ikibazo uzi ko anagira n'abashungerezi we. Yego. Hanyuma se uwo muhungu bereye nyina wabo akaba ari nawe se watuyishime, akaba ari muri Zambia, wambwiye ko yaguhaye uburenganzira bwo kumufasha gushakisha umwana we. Hari amakuru yaba yaragusangije? Hari amakuru yaba afite y'aho umwana we yaba aherereye, cyangwa se nawe aravuga ati dushyire hamwe dushakishe nanjye ntacyo nzi? Yamubuze, ntabwo azi aho aherereye hariho. Ntabwo azi aho aherereye pe. Niwe waduhaye imyirondoro ye. Yego. Yatwohereje imyirondoro ye ngo dukomeze dushakishe. Niwe wayiduhaye igihe bamujyanye, igihe nuko bamujyanye afite imyaka 4, atubwira ko ari abasirikare b'u Rwanda ubwo bamuzanye. Ubwo rero nyine nanga kwicara, avuga ngo reka ndebe ko Imana yadufasha. Nagira ngo byumvikane neza, abasirikare uvuga b'u Rwanda bazanye uwo mwana bamuvana muri Kongo bamuzana i Rwanda, niko bimeze? Niko yatubwiye, niko umwirondoro umeze. Ibyo ni byiza rero. Hari abana benshi igisirikare cy'u Rwanda cyavanye muri Kongo kibazana mu Rwanda, kibashyikiriza ibigo by'imfubyi birera abana b'imfubyi, birera abana badafite ababyeyi, byari hirya no hino mu gihugu, haba ku Gisenyi, haba i Butare naho cyari gihari, naho ku Kinyambi bakubwira cyari gihari, nakubwiye na SOS i Kigali. Aho hose hari ibigo bitandukanye byagiye byakira abo bana badafite kivurira, badafite ababyeyi. Niba hari uwumva muri kano kanya Ijwi ry'Amerika muri kino kiganiro Agasaro Kaburaga, amenye ko hari umwana w'umukobwa dushakisha, ariko nagira ngo umfashe, nta kuntu wamumenya kubera ko wavukiye muri Kongo. Ntabwo nawumenya n'umwirondoro si yohereje. Ikiganiro cy'uyu munsi ni hano tugisoreje. Mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu, aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha. Ni 001 202 nongere nyisubiremo, ni 001 202 naho ubutaha mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.